reka mbivuge byose. Melody afana The Ben nk'ukuntu umva Dumba. Melody afana The Ben nk'ukuntu mfana Bruce Melody. Afana indirimbo ze ntabwo afana umuntu. Gato genda gake wewe Godfather wimvuga winamika ururimi rwawe. Thank you so much. Bibwe narwo rwo mukanwa neza. Kavehuru wa mutinganye urambwira kuri ururimi rwanjye. Wagambirwa kuva nkubwe bakira wezo. Bose urera mwabushize hehe mwo katsirwa. Nade rori tuntuka. Mwarezwe muto. Simbizi. Ari wowe ucukana. Jewe nari kukubabwira nti mba umufana wa The Ben yo tutari muri competition nayo turi muri competition ndamugamuraga ko ni iruka cyane. Melody wabaye iki nari mwiza kandi babwire rega mujya mundeba mu nkunde mumenye ko bigoye kwanga munyakazi ibyo bintu mubyemere mu byakiri. Ese uba wanyweye ibiki mana? Uba wanyweye ibiki? Ariko se ko twahoranya aha mugize mbona wamubwiye ko wanyoye insinzi ariko Melody ibivugwa ko abafana mwabaguze mukabatwara. Hari amafaranga nabagurije njya kubagura ukabaso akose kuvuga nabi kibazo uri murana mubaza nawe akavuga nabi. Ariko se ko twahinduye platform ko iyi ngiye atari Twitter ngo namwe ngo ntabwo Twitter ya nyoko. Reka ntabwo nabyibagiye. Dumba uri mukamanura kwa Godfather. Yaramanu yaranyemeza buceye mubabarire buceye ndamumanura ndamuminura. Cyangwa ni barakibamwe kiraraka. Ariko musa twagiye dukozanyaho nushaka uzareke twibera inshuti. Ntabwo twaba inshuti umuretse nkubwire Mero ntabwo utanga amafaranga urabizi. Ariko yego dufata nanjye amafaranga umpa ntabwo twabana nta mafaranga umpa kuko yasingora muri banki. Ntabwo ukora muri banki. Oya nta n'amafaranga menshi ngira buri. Ukora mu mifuka y'abafana nta kintu niki nda kimwe tuzatubana gutya. Nabo bankora mu ijosi. Ako kantu. So Melody igitaramo mu ncamake reka nkawe igitaramo cyagenze gute mu byukuri? Ngewe kuri side yanjye igitaramo cyagenze neza. Ni iby'agiciro kinini kubona dukora ikintu nka kiriya nyine kikaba kikarangira. Wenda sindabona umwanya mwiza wo gukora comment ifatika nzaca kuri mainstream wenda. Mfite gahunda yo kujya ku isibo. Nzaba namaze gutunganya neza mu mutwe n'amagambo yatondetse neza ko ngomba kuyavuga ariko mu ishusho rusange igitaramo cyagenze neza ubwitabire bwari hejuru cyagenze neza. Muri taragenze neza ubwo no gushaka ubwo ubukurikiyeho nyine tukabikosora. Okay. Wow. Ubwo reka tutegereze noneho ndatekereza bivugira ku isibo. Dutegereje TikTok Universe ko zimanuka hano ku bantu washimishijwe. Ziramanuka ndabizi mu byukuri abafana yaba abantu muri hanze mwasusurikijwe ibintu uyu musore yarangije umwaka neza pe cyane ariko bamwe bati ntabwo twari tuzi ko indirimbo ndakwanga ari Melody yayikoreye The Ben. Biratangaje kubona ajya harakayiririmba araza kuyitubwira impamvu yaririmbye ndakwanga mu gihe cyo kurangiza umwaka. Inzabo yangaga niba ari twebwe abafana twari turi hariya uzatubwirira indirimbo by the way kwanza uzanayitubwira cyangwa uzayisibe kuri YouTube. Nzayisibira iki se ndakina ngiye nkora ibintu nzasiba kubera uri mwihangana na The Ben uri mwihangana na The Ben warangiza ukaririmba indirimbo nguramwanga uraza kubigarukaho. Melody ngewe nubwo ntari umutinganya reka nkwenderaho nkuboneye ni umugani nyarwanda. Melody nuru rugendo iyo mbonye abahanzi bari soba bari vierge mu bigize mu bintu by'ibikorobero cyangwa mu bintu by'umwanda batigeze babyijandikamo umuziki ukababera inyenyeri ibazamuka ibamurikira amasaha tukabona Melody bigenda gutya. Melody mbere yuko dukomeza show ndabizi ntabwo ushaka ibintu birebire. Aya masaha twari tubonye undi mwana umuhanzi ufite impano ushobora kubyaza umusoro kandi yaramaze kubona imiryango yose ifungukira rimwe. Uwo umusore bita Yampano yabaye iki? Yampano uti ko muri kumuvuga nko ari ikintu yabaye? Ndaza gusobanurira kamanze point yanjye. Yampano ugiye kureba ngira ngo The Ben nzi ufite umutima mwiza ariko ntemera ko bimwe ngo nuko akunda Imana ntabwo uraho watanga platform uko nabagiye azihabwa. Yagize gutya afatwa Imana amuha platform
bigenda neza, umwana asohoye indirimbo turazikunda. Ndetse ejo bundi mu mwaka ushize umuryango wa RPF Inkotanyi uramufata, ufata Ruti Joel umuhitamo nk'umwe mu bahanzi ugezweho wagomba kujya kuririmba mu bitaramo bari bafite mu bihugu by'i Burayi. Ariko agira gutya izo opportunité, umwana muto zose arazifata, aragenda zirundira hamwe mu gatebo kamwe, arangiza akitumamo. Melody, iyo ubonye impano nk'iyi ngiyi, kwituma byari biri ngombwa no birenze kwituma, yanyujije hasi no hejuru. Uko tuvugana, umwaka ushize urabizi hari abantu uzi bari mageragere, abasore barenga 4 kubera video ya mpano yagiye hanze. Banishaga ibyo bivuyemo ikintu cyabaje kurusha ibindi. Melody, narahagurutse kugeza naho natabaje inzego mu ijwi ryanjye, abantu bakunda benshi cyane, nsaba kuri amusora akeneye kurenganurwa, ndetse nsaba n'urugaga rushinzwe abahanzi. Urugaga rw'abahanzi narwo ndaruhamagara, ndavuga nti nakabayemo n'abahanzi bakuru bamagana ibintu byakorewe uyu mwana w'umuhanzi kugira ngo abone ubutabera. Mpamagara Minisiteri y'Urubyiruko ishinzwe abahanzi bafite mu nshingano imyidagaduro, ndavuga musabere uyu mwana ubutabera kuko yahohotewe n'ibi bintu byamukorewe, ntabwo bikwiye. Naratabaje pe kugeza n'abantu baba bavuze ngo ni gushaka kugira ngo abantu bafungwe, ndi kuvugira ya mpano gusa kandi bafashe video. Kugeza umunsi iki cyumwe, kugeza ku munsi wa mbere nibwo nahagaritse icyo kintu. Umwana avuye i Burayi ejo bundi ku wa mbere ageze mu Rwanda, aragenda ajya muri hoteli Kanombe aramubusanza, afata undi mukobwa, noneho streaminga igikorwa barimo, ahita streaminga, ahamagara abantu live. Hafi yo kwa ni hafi yo kwa Bruce Melody. Urukumva Melody? Afata video ashira live, ahamagara abantu, we yambaye gusa n'umukobwa bari kumwe, ara streaminga. Nukuvuga ngo ntabwo yongeye kwirecordinga, ahubwo yakoze live. Amashusho none yasohotse. Ibyo bintu birongera birasohoye. Ubwo ni ndasohoye. Urabaza ngo ndo bisohoye, kandi nkubwira ko yagiye live, agahamagara ahantu live, yarabisohoye. Niba yaramagaye abantu live, yarabisohoye. Uwo muntu ara muri recording. Ntabwo ahamagaye umwe. Yahamagara kumwe agakupa, ahamagara undi. Abo bantu nibo bari recordinze rero. Abo bantu yahamagara nibo bari recordinze. Yewe rero ndikumva abantu uri kugana bisaba ko nigira umucamanza cyangwa umujaji. Ntabwo aho ngaho, ntabwo nshatse kuvuga kuri ayo mashusho. Ndashaka kugira ngo mvuge ubishe muri context y'umuhanzi. Ntabwo nshaka gushyira mu bintu byo kujajinga iby'amashusho, ahubwo ndashaka kuvuga ku mpano nk'iya yampa, ku mpano nk'iyo umwana yari afite n'amahirwe yarabonye, igihugu cyari kimuhaye, abantu bakuru be kubona nka DB namufata akamuhereza platform muri Arena, warabibonye. Kampani zitangira kumusama, ziramufata, zitangira kumuhereza ama contract. Umuryango nka RPF Inkotanyi baramufata, bamurobanura mu bahanzi, mwese barabirengagiza, bafata uriya mwana we na Ruti Joel bamuhereza intuza. Ku bantu batabizi, buriya yampana amashusho yagiye hanze avuye gukora ikiganiro ku Gihe, we na Ruti Joel bagomba kujya i Burayi, babikansorinze. Icyo kiganiro bagikansoringa nticyasohoka. So ayo mahirwe ubonye mu by'ukuri, umuntu nk'uyu nguyu, iyo opportunity nk'umwana w'umunyarwanda wari ugiye kubona izo opportunity bitewe n'impano nawe ufite Melody. Ibi bintu mu by'ukuri hakorwa iki kugira ngo ibintu bihagarare, noneho umuntu ufite impano ntayisinde ataratangira no kuyibyaza umusaruro? Amagambo make, impano bagomba kuyirinda gute? Twagiye Impano se kwirinda bisaba uburere bwo mu rugo. Dumba, urabona nkawe ntabwo abasha kurinda impano. Mana yanjye, bitangirira mu burere bw'umuntu uko warezwe, kandi hari n'igihe umuntu agira ibyago akaba atarabashije kubuhabwa, ntawe ubihitamo. Icya kabiri, ukiga nyine gutinda mu bikureba. Iyo ugiye mu bitakureba, induru ziravuga. Naho ubundi gusharinga ubuzima busanzwe, si n'umuhanzi gusa, uwo ari we wese kwifata amashusho, ntekereza ko ari igikorwa umuntu yagakoze abanje gutekereza kabiri. Iri koranabuhanga abantu barariturusha. Niba waba uyafite wenyine, hari igihe umuntu yakugwira muri phone kabisa akabirangiza. Uretse n'umuhanzi rero, uwo ari we wese gufata amashusho y'urukozasoni no kuyasakaza ntabwo bikwiye pe. Naho umuhanzi muri iyi minsi, ngiye kubibasubiramo hano muze kubireba, murasanga ari byo. Kuba umuhanzi mwiza muri iyi minsi birasaba
kuba karagiteri yawe nayo ubwayiseringa, kuba uririmba neza, subiramo kuba umuhanzi mwiza na karagita yawe nyine ikwiye kubiseringa nyine, nayo ari karagita. Ukwiye kuba wowe imbere y'abantu bawe, ntugerageze kuvuga wenda nka runaka cyangwa se kumera. Hari nk'abahanzi nzi ngiye bameze nk'abapolitisiye, sinzi icyo bakora mu muziki kabisa. Umuntu mamaze ikibazo agatanya ngo se wabyibagiwe, usubiza nyine ibyo bakubajije. So karagiteri muri iyi minsi kubera na platforms bavuga bameze bavuga gute iyo babaje bagura amusani wa wicariye amatwi cyangwa yafunze shinyo simbiza, ariko sindi busubiremo. Urumva kubera iki buri gihe uba ushaka kwataka The Ben? ariko Dumba ariko ibyo bintu maneka hano Dumba uvuga ngo The Ben Dumba nyumva Dumba bro ikibazo urakizi Dumba iki se bari nawe ndeka uretse gato ibi ntabwo mbyita ntabwo ndi muri campaign, ariko niba maze guhamagara Tom Close agize ikintu abivugaho sibyo, maze guhamagara batandukanye urukunyumva reka arangize point ntongere kumuvugiramo ku kintu kiri very sensitive. Hano dufite abantu bafunzwe kubera ikintu, so please ndabasabye mureke twumve point ya Melody. Nyene narindi kuvugira muri rusange amashusho y'ubwambure ni ukuri kose nta kintu yakugezaho kiri gushaka ko umupornstar. Niba nta kindi wayamaza, niba nta kindi wayakoresha, natwe ntabwo tuyashaka nyine tsimba kabisa. Kuba none hari ikibazo cy'uko ari wowe ubwawe wayifatiye sha ikosa nyine bwo ritangirira aho ngaho. Icya kabiri anacunga abantu bamwizeye, we warumbwiye mu muziki gusa, ariko si mu muziki gusa no mu buzima busanzwe. Ushobora no kuba umucuruzi usanzwe wenda utazi gukoresha social media, ugahamura social media ngajya gufata ugahuza amayimeri n'ibyo byose, iyo kaguyeho uba warangiye. Abantu nta bwoba bafite bwo kwexpose abandi kubera amafaranga makeya. Rero nje nanyerega nabaye aho hantu nabaye ngo dufite amavideo yawe cyo kora icyiza cyanjye sinjye bayifashe arahari oya narabyumvaga nyine babivuga mbere na mbere nkitinya guseba. kuba umuhungu nawe wari ubufite none byarabaye. ese biriya bintu waririmbaga warabiminungaga byo kuvuga hari igihe watinyaga guseba? Cyari kera nemeze nkamwe mwese. Guys ndashaka murebe iyi account kizano hejuru muyifollowing, niyo main account yanjye, muyinfollowingira abantu muri aha ndabona ari 3,000. Iyi account ifite akadarapo ka Canada, please ndabasaba kuyifollowinga. This is my main account, niyo ngiye kujya streaming mo. Niba utayifollowinga please follow this account, mumfollowingira iyi account tukumva Melody, muyifollowinga hanyuma nyimanure. Komeza Melody. Kera ntabwo bibabye, ariko nyine igihe kinini n'umuntu ubikora, ahubwo reka ngira inama abantu be expose abandi. Yego Ikaze video y'umuntu kayishyira hanze, ni ukuri kw'Imana nyine uba werekeje mu nzira y'amageragere. Nawe ubwawe uba wihemukiye kubera ko umuryango we niba harabarutunze, niba ari ibyo wapangaga imyaka 2 y'ubuginga, kubera ko gusa ufitanye ikibazo na runaka ufasha amashusho ye uyashyize hanze, ukita umuhanga mu bintu. Byendekereza ko abantu bafite ibindi bintu bakora, no kwisanga muri saga nk'izo n'ubwabyo bimanura agaciro k'umuntu. Kumva umuntu agomba muri ibyo biboro bya Yamano Dumba uramana kunyujijemo ijisho ibiki semana ibiki gana gusa kudabakubwira ayo mafuti yose utagakwiye no kuba izina ryawe ry'associating nayo. Siyo mpamvu se mba nababaye, ntago kubabara ari cyo kibazo. Wowe associating nabyo byarabaye, byararangiye. Watinyaga guseba none byarabaye. Urumva icyo gihe usanga brand yawe nuko abantu bagufataga n'iki. Urumva nyine ni icyasha kiba kibaye ku muntu kitoroshye kwikuraho. Noneho ibintu bigeraho bikavamo icyaha. N'ukuri turabajene tururubyiruko ko exposa ubwambure bw'umuntu niko kwihorera kubujiji kwa nyuma, kuko ikintu narusha umuntu nkumva nishimye n'amafaranga. Jewe point yanjye niyo. Hanyuma ndifuriza abantu bafunze gufungurwa, nta muntu n'umwe ukwiye kuba mu nzu y'imbohe. Kubura mu nzu y'imbohe iyo bavuze ngo umuntu ari mu maboko ataraye, umwana ubukora ibintu byose nyine ukutabishaka.
ibintu biba ari leta ibyemeye. Ego. Aho rero niba iki kintu tunabijyanane n'amagambo abantu bakoresha hano kuri social media. Iyo ujana ugafata umuntu ukamwandarika ukamwandagaza, ubizi neza ko hari umugenzi wabikoze bakamufunga, ubwo ndi kubwira baba YouTuber n'abantu bari bwa uploading no live, gusesereza umuntu ukamwinjirira mu buzima, cyangwa abafunzwe wabonye ari ibintu by'imikino ubona we bitakugeraho, ni no kuvuga amagambo abaze ukarega no kubabaza amarangamutima y'undi nta kintu bimaze, nta kintu na kimwe rwose bimaze. Mureke twibereho tumeze neza, wenda y'amano Imana imworohereze ariko anatubera isomo nyine twese tubirebe tubyige. Hanyuma ubutumwa ku bana bato bari kuzamuka muri uyu mwuga wanyu, bisanga bijanditse muri uyu mwanda nk'uyu nguyu. Dufite nubwo tugenda tubona impano zimwe bakagenda bazigoragoza bazigarura, ndafata urugero kuri Gisa cy'Inganzo twabonye The Ben yahaye amahirwe tena. Wivunika nakumvise bivunika. Number 1 bakoresha agakingirizo. Doma ngwino fata Bruce Melody yawe mwana akomeje kuba mwese remani, ngwino fata Bruce Melody wawe nose urukomba. Baravuga urumva ikigo. Icya kabiri, birinde ikintu cyitwa ikiyobyabwenge. Icya gatatu, ntibasinde FM. Ntibasinde FM. Gukoresha agakingirizo, birinde ikiyobyabwenge no kudasinda FM. Gukoreshaga agakingirizo. Sinjya mumenyera ntabwo agakingirizo kaje gate. Like out of nowhere ansanda agakingirizo hano. TikTok Universe kwa Melody, nabuze TikTok Universe Melody. Nta mufana wa Melody ashobora gutanga TikTok Universe, babitwereke. Urayibona. So Melody tugaruke ku ndirimbo. Muhe Melody TikTok Universe hano turebe. Iramanuka. Melody niyo gift ya nyuma kuri TikTok itangwa. Melody ndashaka kugira ngo noneho tugaruke kuri ntuzayo, tugaruke kuri iyi ndirimbo yawe na Diamond. Ntabwo ndibwirengagiza urabize njye ntabwo simvugiranye n'amuvumi kumuvumba. Abantu bati kuki mwishyuye amafaranga agera ku 50, ariko zafana babwira reka amafaranga mwishyuye kugira ngo mukore collab n'umuntu. Ngo nyuma yo kwishyura 50, ngo nyuma yo kwishyura 50 ngo kugira ngo usore indirimbo we na ntuza na Diamond, ngo ntabwo yigeza promoting indirimbo. Ibyo ngibyo bimeze bite, wabitubwiraho iki? Na promotion buriya ni ikintu umuntu akora bitewe na availability ye nuko ari kuboneka, kandi njye n'abanyapostinze mugende murebe kuri story n'indirimbo yonyine yuzuyeho no kuri feed ye yashyizeho. Ntekereza ko wenda atari umwanya wo gukora ama challenge, kandi nabyo bivuze kuba icya mbere nuko ingoma iri kugenda. Erega Diamond ntabwo ari umuntu challenge sari mu ndege, yari mu ndege yari araza no gukora n'ayandi. Icya mbere rega Diamond ni umuhanzi ntabwo ari umupromoter. Yego. Uko abyumvishe uko abonye opportunity yo gufata iyo video araza kuyifata, none se ngiye ko ntarayikora. No kuvuga ngo noneho nuvuga ngo uza agaciro k'aba promoter. Ndakazi n'abantu ba TikTok nibo badufasha kugira ngo ingoma zigende. Shout out ku ba TikTok bose babadanje bari hano, ndabemera bya hatari. Hanyuma kuki mwumva ko mutekereza ko baba aba promoter cyangwa bakageraho bagaze bitarabavuye ko n'amafaranga mubaha? Nari nzi ko TikTok yishyura. Yishyura kubera tuba promotinga. Bruce nicyo kibazo cyawe. Bruce nicyo kibazo cyawe. Ntangiye kugarukira Dumba. Nicyo kibazo cyawe Bruce. Bigende gake mu nyumve. Ko ndi umuhanzi nk'abahora umuziki. Uguhaye wemera ko ari umuziki mwiza. Yego. Aho kugira ngo mfashe ku promoting ngo nzabone amafaranga, urashaka ko mita nkwana n'amafaranga. Nose muri studio nkabonyemo ATM. Abantu mwese ndashaka Melody agere ku 100 none ha bro. Mugeze Melody ku 100 birashoboka by'amakoyini tugere kuri 100k. Melody hari ikintu utazi. Ndashaka kubategereje ko target ntabwo nashyira muri Melody. Yes. Aba baniga bashatse kuduteranya ku buryo buremereye cyane. Mbabarira. Abahe baniga. Ubwo se birakureba. Abo baniga se mvuze ko abazi ibindi nibiki. Amaji rero mwebwe Dumba na Godfather
buriya Amagi ni umuvandimwe umuhungu nawe w'i Kanombe. Buriya abantu bose bavuye i Kanombe Kanombe ni kureho gato y'umujyi. Nta mikino tuba dufite. Bishatse gusobanura iki? Bisobanuye ko n'umuntu w'i Kanombe urugendo ruva i Kanombe rukagera mu mujyi rushobora kugutwara iminota nka 30-40 mu modoka. Gutaha n'ubundi urumva atari amasaha 2. Wowe ugafata amasaha 2 yanjye mu munsi ukagira ngo ni imikino. Iyo nje mu mujyi mwana mba ndi seri. Itu gahunda twese twanzanye ngomba kuza nkadukora nkaturangiza. Niyo mpamvu bihuriye he n'ibiganiro yavuze ko yubaze 30 itubona amasaha 2. Amagi sagiye mu mugaruri. Oya arongera. Shiramo request Amagi. Okay, kacha ko umuntu ngira moderator amvanira abantu bose bari muri request. Kurero. Kandi ngiye kukumanura. Kuri gol wa. Duma. Yo. Ni hagati y'iminota 30 na 40 ariko bitewe na traffic n'agasaha karuzura. Ubwo rero ntago ngiye nagenda urugendo rw'isaha ngo nimba ngeze aho ngaho unzanira imikino. Bob Pro nizere kuri kunyumva. Bob Pro studio yiri mu mujyi. Iyo nje kurangiza ingoma ntago wancika. Ashaka ngomba kwaba nyitanganye mwana. Nje nanakurarira. Amagi the Braka hano turakomeje. Melody indirimbo yamaze kugera kuri platform. Kubera iki wahisemo gusohora iriya ndirimbo ukayise kuri la performance ya kira gitaramo ugahita uyire kurira hariya? Babyita timing papa. Kubera iki iriya ndirimbo bamwitariri wariri? Reba Dumba mu maso mvuze ngo timing. Buro. Urukunyumva munyumvira ikintu kimwe turi kuvuga aha. Bantu muraho. Uravuze ngo bayita timing. Nuvuga ngo mwabikoze mwabiteguye mwabikoze ariko nikora mwabishakaga. Ingoma yanjye nagomba kwisorera ahantu. Abantu bari igomba kugera hejuru. Hari abantu 10,000 maze gushimisha mbibona neza ko bishimye. Yego. Kwita mbereka ko nsoye indirimbo yanjye. None se ntabwo ubona impact yayo igiye kuza miliyoni. Nuvuga ngo ni timing. Ni timing. Sande abantu bari ntuza bose bavane muri request. Ntabwo ndayibona full. So abantu hano giye kuzamura abantu 5 guys ndashaka kugira hano. Yo uri kunyumva? Ndakumva. Reka nkwereke nakandi kantu. Abona ndabona twinisa na sorry. Dom. Wow. Nabo bagomba kuba miliyoni. Uyu munsi baragira miliyoni. Gazi mujye kuri Bruce Melody iriya ndirimbo yasohoye abantu mwese mu gihe n'indirimbo mujye. Dore n'indirimbo ngiyi. Nayo turashaka irara yujuje miliyoni. Iyo ni iyihe? Iyi ni pom pom pom. Cyakoza Melody. Yes. Man, nice song. Wakoze indirimbo nziza kandi nibyo yereka cyo bose babireba ariko ugahogoza. Ongera uvuge icyongereza ngani Amagi ongera uvuge icyongereza uravuze ngo ni nice song. Mazendore. Ariko Amagi yaciye ku ishuri man. Ariko man ubu se nyure kure yayi kugira ngo menye ukuntu babivuga. Amagi Yo nagiye muri concert ibitugu ndabitigisa nda performing bagira ngo ni AI. Cyakoze Melody bira bintu wakoze cyitwa bintu wakoze niko gukubita agakoni kunda wavugaga. Oya ibyo ngibyo simbizi. Ni Melody babashije. Urumva? Sorry. Imana izampe kwihangana nk'ibipesu by'ishati ya manager. Ariko manager yakugorewe.
Dumba ngwino wumve muyoboke ariko Mwamare mukakeringira muyoboke kaza hano nkamubwira akaganira na Melody gato. Mwamare muzangire muyoboke hano. Ibintu wakoze uzi ko nsigaye ngenda mu nzira mfite isoni. Ugenda mw'ishyamba utazi. Melody. Yo. Si wowe wambwiye ko umuntu aba akeneye uburere. Buruta ubuvuke. Ese ko muyoboka akuruta kubera icyo uguma umwataka. Ariko samata. Naramwumvise niwe nubundi nari naramwihoreye. Urumva aje bundi yicara muri radio numva arantangiye. Mpita nibuka yitura hasi yaraguye. Melody ndakubujije. Ndabiretse. Melody uzajye wubaha abantu. Afite urugwiro agwa neza. Ugasubiretse mu gihe abandi bafite igikundiro wafite urugwiro ariko ma ariko subungu ndabigenza gute Dumba Melody reka ngosora imvugo kosora imvugo agwa neza agwa neza ari umuntu nyanditse ngo komisiyo Dumba wibabara wibitekerezaho sinjye wamugushije. Jesus ibintu biri kujya he kwa riripupe gazi muri he mukomeze Melody akomeje kuba igitangaza. Melody wazanyetse muyoboke uramushaka yiki Araga nawe arankunda ndabizi abankumbuye. Imana izame kwihambira kuri uyu muziki nk'ukuntu ibipesu bye byihambiriye byishati. Dumba dore mucaho meze ngo yakikurasa. ariko Melody wagiye wubaha abantu bakuruta Melody. Bajya babanza biyubahe none se wanyubahuka. Munshakire muyoboke hano ndabasaba. Erega majura seta. Mbabarira. Muyoboka kuri Amagi ibyo bintu nibigusetse amagi. Cyo kurabira baba. Birashekeje. Nose ni umuntu box. Umuntu ndakubujije cece. So. Ibyo bintu nibiri fani amagi ibintu ntabwo bishekeje. Nta kidashekeje kirimo uko muyoboka aragenda cyiterekana bakamubaga. Dumba. Umbuzi nkiyejo bundi mburaga gakoni kanje wenda nkabani nta yakaniki kanje. Ino mwari kunkorera ariko Melody reka nkubwire. Baba mbazi. Melody ushima Imana iyo habaho mistake gatoya hariya ugakubitwa gakoni kunda. Ariko fada rero kambabwira ibintu mutamenye. Umuntu uzaza muri competition nanjye azaba ziko njewe nagiye muri gumaguma bwa mbere. Kandi Melody The Ben nta gumaguma yigeza ajyamo. Niyo competition urebye yaragize kubundi iyi competition yari kumwe na Medi Witonda. Ndaritonda nta kintu yabivugaho. Urumva ariko bwa mbere ngiye gumaguma nabaye wa gatatu. Gumaguma ntabwo ari imikino. Nabaye wa kabiri. Bwa mbere ujya muri gumaguma nk'umuhanzi kuko gumaguma ngiye bwa mbere nkuzimo nkuzu bwa. Ndakubujije wivuga nari muyede ndabyemera. None se kuki gumaguma ya mbere wowe nabacari na Nina. Nari umuhereza. Wari umuhereza. Rero ngaho tutari duwaye. Nagiyemo nk'umuhanzi. Ntago nayitwaye ariko nabaye uwa gatatu. Inyuma yeko yowe. Nagiyemo nabaye wa kabiri. Gumaguma? Ya kabiri nagiyemo nabaye wa kabiri. Yego. Nukuvuga ngo yagendanaga n'imibare. Ibintu bijyanye n'ihangana mu bijyanye n'umuziki. Ibintu nzobe ni ibintu mfitemo ubunararibonye. Wowe kanyabwa we niba gushuka ukanyiyahuraho. Nubabara nzagusaza menya ko bigoye kwanga mu kanyaze. Dumba
umbwirire manajya ko nababara nzamusaza. Cerebral intsinzi sha. Nitsinzwe nari ngiye cyiza cyanjye ndemera nanjye meze nk'abafana. Munyaka aya masaha uburi hehe? Ana maison. Iyo ndavuga iyo uza gukubitwa Melody n'igifaransa bakizanyemo. Reba hano. Ibyo ni biki? What is that? Kamindure kamera n'ubwo bisome neza. Egereza amaso yawe hano usome. Thank you, Kim, baby. Kim. Most what? Notable. Notable. Peace icons. Africa. 100 most notable peace icon muri Africa. Wow. 2025. Yo ko Kigali yayiguza ngahe? Ega Dumba ibintu mushanje. Dumba. Dumba baragiye bashuka undi mwana mba ndamunyafuye. Ubagiye kongera Kigali yayiguza ngahe? Gushuka nabandi. Melody nje ntabwo njya ubu turi kuvugana ni kugusezera kuko njya kuri side itsindwa. Yahumure ubwo ugomba kuza kuri side yanjye kuko ninjye munyakazi. Umva. Wewe munyakazi. Njye munyakazi. None Melody abavuga ko ntabwo wakabaye waririmbye indirimbo munyakazi muri iki gihe umaze umwaka utarasohoye indirimbo. Nibura wari kuzabivuga kera. Hanyuma se pum niho wayimusohoreye. Dumba. Umuhanzi ufana yasohoye album y'indirimbo 12, ngiye nsohora album y'indirimbo 21. Jesus. Pum. Ni ubabara nzagusaza. Noneho Dumba baramukoma agakarura amaso. Dumba ugomba kwihagararaho ugasigara urwana hirya mu gikari ariko hano wagerageje. Reka gukarura amaso. Bruce ni ubwa mbere asohoye album. No yakushubije umubyagushu. Oya banza wumva ibyo nkubwira nanjye. Bruce ni ubwa mbere asohoye album. Mu yandi magambo muri mwaka nasohoye indirimbo 23. Ubabara nzagusaza menya ko bigoye munyakazi. Zitagira video. Reka nkwereke Dumba. Reka mbereke imibare rero. Sibyo? Jewe nakoze indirimbo y'Imana nikoreye. Ejo bundi naririmbye ndebye hirya mbona Lucky Nzeyimana ari kurira ndavuga nta mavuta mugezeho. Ari kurizwa n'iki? Yakagiye kuva mu idini sagiye kumukafiri. Umurokora ayo. Umukristo. Oya. Yitwa Nzagumugisha. Dumba. Wallahi shahidi Rabbi mwabamuhemutse. Naye nibagiwe. Ngo shahidi Rabbi. Ndakubujije. Nagiye musenga mu Kinyarwanda. Urumva noneho tugende dukomeze. Noneho. Araho gusenga mu Kinyarwanda rero. Uretse gato. Iyo ndirimbo yitwa Nzagumugisha. Dumba, uze gushaka indirimbo z'abahanzi bakoze amalbum zuzuza amamiliyoni. Mumenyesha ko kuri Audio Mark indirimbo y'umwaka ari Roza na iri kuri same album. Sibyo? Nzaguha umugisha dore ngiyi. Dore kuningana. Iri hehe kuri YouTube cyangwa kuri none? Kuri YouTube. Ariko iyo birumvikana ko yarebwa cyane. None beretse nkwereke. Dore nini gospel reka dukorera Imana muryamye musinzire muri gukora uturaka kwa shitani. Dukorera Imana muri gukora uturaka kwa shitani wese kibera kwigaruriye. Melody wemeye amafaranga kure butanga amafaranga umuntu natagira emotion ngo arire ko atarize ayo mafaranga urayatanga. Ngo ko nta marira twabonye amafaranga ari wemereye abantu. Natarira we. Nanamuhaye Kadafi. Dukeneye ako gacumi. Yaririye mu mutima. Yaririyemo imbere. Hari umufana wa Ben wanditse muri comment ngo 1.5 million mu myaka 3. So what? Ako nakaririmbo njyana nakarengejeho mvuga reka ntago nasora indirimbo 20 zose hatarimo indirimbo y'Imana. Ndavuga reka ngashyira none abantu baragakunze. Narakaririmba abantu barishima man.
mubaza abantu baje muri konseri mubabwira ukuntu nzaguha umugisha yari imeze niya feeling nanjye ntajya nkunda kugira pe cyarandenze warapfukamye kabisa naye nabibonye Godfather yo undi Melody yarakubwiye ngo akazi ke nta kandi tekereza ko nta kandi kazi ufite ari umuziki none amaji uzi iyo bibaye imirwano mu muziki ngo ukubita ngo uhagatiye kugira ngo udatoragura amabuye Dumba yo hari indirimbo ivuga ngo niwe Kristo niwe Messi Bruce akantu ko guhagatira si keza man yani ukumukubita umuhagatiye agatora ibuye ari aho ari ingoma yatewe ivuga ngo kubita utababarira amaji abo kuyabangira ingata ariko iyo bataguha stage wari kuba urihe Bruce amaji kiramuhambisha ngo mana yanje ngwino ndwanire inkundura tutababarira zitura utugambo tuba